ubundi kugira ngo wakitinga mu ndirimbo agatuma byaje bite byagenze gute? Nta kintu ndabivuga. Ushaka kudutangariza ukuntu mwahuye? Baravuga ngo usiga so na nyoko ugasanga wakunze. Ubwo nyine nagenda ariko ntabwo byakora ko mukunda. Uriyamamaje ibabwire. Uriyamamaje se? Nusi umuntu atambaye impeta ariko ntabwo niyamamaje. Ariko ku isoko ukeneye umuntu. Ukeneye umuntu. Inyogoye na zahabu ukunda? Inyogoye na zahabu. Yego nkunda zahabu. Abiri mobile knowledge is power 2022 2022 tukaba twayinjiyemo tuyingiranyemo iki tuzanye iki ibintu byose ni bipya umwaka mupyagara ibintu ni wane ni wane yola bite sawa kuna inyogo byataje kino kunda abantu bari kuhitinga ubu oya kuri umuntu arasetsa umuntu ugusetsa areka kumukunda inyogo mukundira arasetsa tu binavuga nyine wumva bisekeje inyogo na zahabu ukunda inyogo na zahabu yego nkunda zahabu dutanga ikaze ku bantu bakurikiranye Iris Rwanda TV aho muri hirya no hino mu gihugu abari mu majyepfo amajyaruguru umujyi wa Kigali iburengera bwaryo ari naho twerekeje kuri uyu munsi wa none turi hafi na Grande Barriere yego hamwe n'umukongomani muzayirwa mwene wabo cyangwa se umuturanyi wabo bamwita Colette Utamuriza yamenyekanye muri filime yitwa Our Heaven by'umwihariko amenyekana no mu n'ahandi namenyekanye no mu nshoreke ndavuga arahandi uzi bavuge niba uhazi uhavuge umukobwa muri kumubona ni umusitari bivuge rwose yego kaba mu isoko yakitinze mu ndirimbo ya Afrique yitwa Agatunda ni uyu mukobwa wari muri ayibyinamo uko mwamubonye nabonaga yahindutse kore umwaka mushya duhire twese meze neza wambaye ishati nziza ndagaze kuranga ni make cyane ugereranyije ntabwo ari ngombwa ariko ni make cyane muri zombi ihenze cyane ni iyihe ihenze zinganya igiciro ako shire yabaye nakare byose naratwiguriye twose naratwiguriye wambaye inkweto nziza urakoze cyane urakoze wazandemera ukayivamo impano ntabwo yagukwira icyo kibazo ntabwo yagukwira wayimba igukwira nayiguha ndaza gushyiramo insicyo nigukwira ndayigo rwose wambaye isaha nziza urakoze cyane ese urasa neza murakoze n'abantu uyu mukobwa si mwiza mwiza se ni iki batubwire yes wakitinze muri filime wisangamo bwa mbere wabyakiriye ute kugira ngo niyo filime ya mbere yari isohotse ifite views nyinshi izikurikiranye n'indirimbo n'ubundi Agatunda ifite indirimbo ifite views nyinshi wabyakiriye ute kwisanga ufite aba viewership bangana kuri ni ibyo kwishimirwa kuko narabyishimiye cyane ko nawe ntabwo wakora ikintu uvuga ko kitakunda ariko noneho gikunzwe ku buryo utari ubyiteze nyine biragushimisha cyane washimishijwe n'iki cyagutunguye mu mwaka wa 2024 cyamunguye nibyo nakoze ukuntu byakunze byose tubwira mu
byose byarakunze. byarakunze wambitswe n'impeta ari uri kubona ushobora wayisize na kore niba yisize impeta sibyo no kwibona abantu bayambaye narirangirira ku kaboko. uretse Colette utamuriza andi mazina witwa nde muri film? Maya. Ni muri film ukina uri iki, ukina witwa nde, ukina dusobanurire make ya muri film yawe? Muri filime nyina nitwa Maya. Ni filime nyine y'abantu babana barakundanye bari ku ishuri, mu gusoza amashuri agahita ajya kwibanira. Mama wawe niye comment yaguhaye akubonye muri film? Ikintu cya mbere yambwiye courage. Cya kabiri? Si cya kabiri. Akunda kumbwira ibintu byinshi. Ariko ikintu akunda kumbwira cyane nyine arambwira ati uko mwizera ntuzatume icyizere cyanjye gitakaza. Maya, niriye ijambo umuntu wakunda kukubwira kera wumva uzatinda ukanarikomeraho? Ni ryo kutamukoza isoni. niyo mukobwa wenyine yabyaye? Oya, yatubyaye turi babiri. Yabyaye muri babiri? Ariko ninjye usigaye mu rugo. uriyamamaje ibabwire. Uriyamamaje se? Umunsi umuntu atambaye impeta ariko ntabwo niyamamaje. Ariko ku isoko ukeneye umuntu. Ukeneye umuntu. Buriya se? Umunsi umuntu ukeneye umuntu aba ari ku isoko. Nta hantu wajya ku isoko se? Akitandika. Ntabwo rero nari najya kwitandika. Babyita kwitandika? Gutandika se urabizi? Gutandika? Ndabizi. Bitandika gute? Ntabwo nzi n'abantu babatandika ngenzi ko ibicuruzwa ari byo batandika. Baguhaye yakamwana inyogoye wahitamo nde? Bamumaye mu biki? Bakubeye best friend bibayeho. Bose se ko ari abantu. Wahitamo nde? Isundi best friend ni iki? Ukunda cyane ni nde? Bose ndabakunda. Wahitamo nde muri barabo? Kuko bose mbakunda, ubwo bose nabafata akambera best friend. So wabakwiye kora arabatekinisi? Nose best friend ni iki? Si umushuti nyine? Nose ugira inshuti imwe? Nawe ni inshuti? None Colette utamuriza? Colette karama. ubundi kugira ngo wakitinga mu ndirimbo agatuma byaje bite, byagenze gute? Nta kintu ndabivuga. Nta kintu ndabivuga. Ushaka kudutangariza ukuntu mwahuye? Se ubwo ni ngombwa ntabwo ari ngombwa. Abantu bagiye bakubwira ngo kirere bakabona mu byandi bakubwira ngo iki? Bambwiraga ko ari nziza. Kindi? Nta kindi bambwiraga ko ari nziza nyine. Nuko ese wayibonye gute? njye ntabwo ndayireba uretse ko wayibyiwe n'iki? Wayibyiwe n'iki sika nayo? urabimbwiye ko watinze mu ndirimbo. Nta nubwo ari njyewe, wabona atari na njyewe. Ninde n'impanga yawe? Niko nayo njye. Aka twigarukiye ku rugana rwa sinema ari narwo ubarizwamo cyane. Uyu munsi wa none ugize utya ugaragaye muri Our Heaven. Our Heaven irakunzwe ndetse party ya kabiri iri hafi kujya hanze no bitaragira hanze. Muri Rubavu showbiz yahagaze gute? Ntabwo navuga ngo iri hejuru, ariko nayo nyine iri kugerageza. Uri mu bantu bagaragaye mu bihembo bya ubwo Side TV byatanzwe. Yego. Uriya munsi wakira ute mu mateka y'ubuzima bwawe kwisanga uri to be selected mu bantu bazahabwa award nubwo utayibonye tuvuye mu pole bibaho ni kama ucanwa neza? Oya, narabyishimiye kuko nanjye kubibona byaranongoye. Ntabwo ari ibintu nyine nari niteze.
ariko nyine baribona ko nyine ni ibintu byo kwishimira. Korete mu buzima busanzwe ubundi ukundi mu buzima busanzwe nkunda kuba nishimye gusa. ntabwo ari ikintu kubera ikintu ibintu biratandukanye. ubu mbwiye mu kintu kijyanye n'iki ikintu kijyanye n'iki mu buzima bwawe ukundi iki ukundi iki gusa icyo mubwiye ko utagikunze ahubwo byaterwa n'ikiri kumbaza. iyo wishimye ushimishwa n'iki? njyewe nishimye iyo mbona mama wanjye yishimye nicyo kintu kinshimisha. mama nk'uko uzamusiga mama sinasiga aho nzajya nzamujyana aho nzajya nzamujyana. uzabugiye ntabwo ngiye ese warongo ni ibintu bibaho baravuga ngo usiga so na nyoko ugasanga wakunze. ubwo nyine nagenda ariko ntabwo byakora ko mukunda. koreye iki gihe uragitegereje imyaka 10 imyaka iracyahari. ntabwo ari cyo cyane waba ufite inzozi zo kuzagura mu mafilime mpuzamahanga usanga abarenze ku rwego rw'amafilime mu gukina mukaba bagaragara mu mafilime. ukora iki kugira ngo inzozi zawe zizabe impamo? ni ukugira kuraje mu byo ndi gukora nkabikora mbikunda. ni irihe somo ry'ubuzima Korete afite ashobora gusangiza nk'abakobwa bagenzi be ukavuga ati abakobwa bagenzi banjye ndashaka kubasangiza iyi experience mu buzima cyangwa se ndashaka kubaha impuguro cyangwa impanuro kuri topic? nta kirenze navuga ariko icya mbere nyine abakobwa no kwitinyuka ko dukunda kugira ikintu cyo kwitinya. iyo witinyutse ntukavuge ngo iki kintu ntabwo ngishoboye ngo ni umuhungu wagishobora kandi nawe ugishoboye. iyo witinyutse byose urashobora. cyane no kwitinyuka. kore tugutegereze mu minsi iri imbere abantu bakwitegeho iki? bazabibona ntabyo bivuze bazabibona. zabira surprise mbese. tumene nk'abasimbutse gatoya hari ikibazo turi gukunda kubaza kure usenyera mu bake abakatolika. ari umukatolika. ivanjiri ntagatifu ifite ibitabo bingahe? ahantu muzahaca. iyo bavuze ngo va ku giti dore umuntu bavuze ngo iki? mbere ko nabyumva ubwo ni nko ko va ku giti dore umuntu ni nko kuva mu byaha urimo mbese. ibyo niko nabifata. nabifata nko ko wenda ari gukora icyaha. tugana ku musozi ukaba tunakureke watubwiye ko utameze neza ugiye kunsakuza ibisakuzo bibiri ushaka. ntabwo nzi ibisakuzo rwose. niba usakuze se utazi ibisakuza yamenya kubisubiza ko ntareba. okay ngiye kuguha microphone mbaza ibibazo 3 ushaka. mu buzima busanzwe ubana n'abantu bana nabo neza. ntawe bana n'abantu ariko hari ukuntu ukumva uko uba wifuza ko abantu bakubanira hari igihe akenshi ubibona ahubwo byitwaramo gute kugira ngo ba bantu mu buzima busanzwe abantu bose mbana nabo nakwita beza n'ababi, abakuru n'abatoya, abakecuru n'abana, kandi ngaharanira kutaba nihanganira buri wese. ndi mu bambe napanda ndaziruba kunziruba icyo ntubahiriza ni amasaha bitewe no gukorana n'abantu usanga biragoye. hasigaye kimwe
fata mikoro nk'umunyamakuru ariko nagiraga nawe uvuge rero bikana ikindi nakubaza cya nyuma nk'umwana ufite impano ugomba ariko ababyeyi be batamukundira ko yajya kwimurika ni iyihe nama wagira ababyeyi cyangwa inama nabagira nibarekura abana bagende bagaragaza impano zabo kuko ushobora kumupfukiranya kandi ya mpano ariyo yari izamubeshaho umunsi wa none ntabwo dukena imirimo dukeneye iki turimo kwanga ari cyo kizatubeshaho urarukize kore ugiye gusengera abafana bose badukunda mu izina rya Yesu bahese umugisha bafashe mikrofone basengera Imana ibahe umugisha amen. Tubashimiye mwebwe mwabanye natwe muri iki kiganiro amahoro n'ubuntu bw'Imana nibane namwe. Nari kumwe na Utamuriza Corette ntaramurekura Corette ayiwanyi Rubavu we mushinga ubona wahakorera uramutse ubonye amafaranga. Ikintu cyose ukunze wagikora cyose kiragenda. Gute? Ari ubucuruzi wabuhakorera kumva cyo kuranga ari ubucuruzi wabuhakorera ikintu cyose mbese washaka gukora i Rubavu cyagenda. Icyo utashaka gukora tutashaka gukora kumva nyine ntabwo ari cyo gukorwa. Nubwo musubije inyuma waroza uzi koga? Ntabwo nzi koga mu base. Ni surprise umuntu yagukorera ukumva urishimye. Ikintu cyose umuntu akoze anunguye kiranshimisha cyiza. Sure. Okay. Urukumva hari ikindi warenza mu biganiro tugiranye cyangwa basaba abakunzi bawe? Icyo nabasaba ni uko bajya bakurikirana ibyo dukora. Our Heaven season ya mbere episode ya mbere iriho bagenda bakayireba kuri Rwanda. Nicyo kintu nabasaba. Tugushimiye cyane wakoze kwitabira ubutumire no gutanga ikiganiro cyiza ariko wifashe. Nifashe gute? Nifashe gute? Gutyo wifashe neza. Sinifashe neza. Wakoze. Naho wakoze.